none se JMV uyu munsi rero waba uri kwicuza? Ndicuza cyane kuko ikintu nubatse kandi burya hari igihe umuntu mubana nyuma akaza udukosa ariko ntugere aho kwicuza ati iyo nza kubimenya sindungure. Gasa ndicuza pe kuko iyo umugabo yagezeho yicuza ko biba birenze ubwenge bwe. Ndicuza nta nubwo umutima wanjye ndibuze kubitekerezaho ngo muzi cyane ndicuza 100%. None se tugahita twibaza JMV mu mibanire yanyu no kuva 2017 mugeze mu rugo wabonye tugeze mu rugo ni ryari ibintu byatangiye kuzamba kugira ngo noneho uno munsi umudamu we mutavuga rumwe mufitanye ibibazo kugeza aho noneho umuntu w'umugabo avuga ati ndicuza kwa nararongwe kandi abenshi urababaza ati nubwo byanze ariko ndanashima ko nagize iterambere ndashima ko nabonye umugisha w'umwana atari ko nubwo byanze ukumva ariko ari icyo ashima Imana. Kuko buriya iyo ikintu kigiye gupfa ureba mwitangira hari ukuntu nicara nkavuga ne ko buriya ninjye nyirabayazana nkavuga nti sindi mwiza ku rundi ruhande ariko turebe nyirabayazana hano mwiza bakwisi burya yego nyirabayazana ya mbere yabayeho urumva aho ngaho aza tukaza kubana kwa ko twabaga mu Kagarama urumva twavuye Rwamagana tuza mu Kagarama 2017 mu kwa kabiri yego niyo mudu nge narebagamo nayindi umugore abibamba yantesheje umutwe nyuma y'amezi 2 si nyuma y'amezi 2 kuko nka nyuma y'ibyumweru 2 nibwo yatangiye kugenda akarira nukuri nkamagara mama wiwe nk'abana se ryakubabije cyane kurenza yindi ku buryo wavuga ati nk'umugabo umugore we yabwirije ijambo ngewe nzirikana yambwiye nuko yambwiye ko nzapfa ndimbwa oya numvaga nahita mufata mu ijosi icyo gihe wari ukimwizera kandi wumva nyuma y'ibyumweru 2 ibintu byaratangiye kuzamba ari naho natangiye gusa nk'amukuru y'ikizere namaranye impeta imyaka n'imyaniko ntegereje umuntu ngezaho nayimuvaniyemo imbere ndamubwira nti aho bigeze noneho ndabona naniwe kandi ikindi impamvu ntahise mubuka ngo imite intandukana nawe cyangwa se dusenye hakiri kare urumva nubahaga izina ryanjye yaranaryishe kuko ngewe niba nari ntangiye kuzajya nzerera za Kicukiro bamamagara hanyuma warabimubwiye ati nasanze hari indwara wanyanduje umuyobozi wanjye rero yangiriye inama nziza urabona wenda abantu babizi cyane cyane bacunga umutekano barabizi baze kunyumva hari utuntu bita udutawa turiya tuzu bubaka hejuru yahise turikararira ikosa nishinza nuko ntigeze ndikodinga nari ntaramenya iterambere aho rigeze gasa yaraturitse ararira amadetaye zose uko byagenze Imana yo mu ijuru niba mbeshye ikabibaho ubuzima bwanjye buze kurangira uyu munsi yarambwiye ambwiza ukuri ambwira uko byagenze ambwira ukuntu bagiye bamugenza tukiri muri mariage twitegura ubukwe Satana amufata umunwa ntiyambwira niko byagenze ati yego ariko atumbabarire ntubibwire mama yamaraga kumbwira ikintu nk'iki ati umbabarire ntubibwire mama ari nacyo cyamubabaje ko nabimubwiye kuko nanjye kwifata byarananiye nari impubutse muri ako kazi nikubise hasi namanutse ntazi yonjya gufata ukagira ngo narwaye nk'umushyitsi ngera hasi ndabanza ndicara nitekerezaho ndavuga ni kuko niyo nkuru ya mbere yangeze mu gutwa ari uyinyibwiriye ndavuga ni ibintu sinajyaga mbyemera ubu none ndabyemeye. Wowe icyo gihe ujya kwa muganga bakubwiye ko ari ihe ndwara? Ntabwo nakirwa mbivuga kuri kamera kuko abantu benshi barabizi none se gasa reka tuvugisha ukuri. Oya impamvu mbikubajije hari indwara nyinshi zandura mu myanya mu mibonano mpuzabitsina harimo za nkuko twagiye tunabyiga harimo za trichomonasi harimo za mbese ama infection riba ntibeshye harimo sida harimo ni nyinshi zitandukanye n'ibyo ngibyo nyine uko byagenda kose uzapfa urimbwa. Gasa sinjye kukubeshye sinjye nsinzira yankoreye ibi byose nge naranabimubwiye nge nta target yo kugufungisha mfite ni hari yawe impamvu babafunze ni ukubera ko hari ibyo ni kuko no mu babakurikiranye n'ubugenza cyabwo ari bugukurikiranye nge nta hantu twari kubonanira nimwe mwafunzwe n'amakosa yanyu kandi warayakoze nti rero aha ngaho ndagira ngo nkubwize ukuri ko aha ngaho ndagira ngo dutandukane ku neza nta bindi bintu bijemo nta bintu bya bifu by'imiryango wirerera abana bawe yego nibingibi bitazaba
bitazaba amateka ya arabinyemerera. Ikintu kimbabaza ni uko naho ari atubatse kuko baratandukanye bari kwa nyina. shambanza karande zibaho koko wumve ko ibintu mvuga bifite ireme. tuba twumva ibikomere byinshi ari by'abagore ariko hari n'abagabo bahuye n'ibibazo. Abagabo uyu munsi nabo bahuye n'ibyo uri gucamo, wababwira iki? Uruhuke bareke kubona umuntu arimo kuvuga ibintu nk'ibi bajya ngo batukane ngo ntabwo byari ngombwa kubivuga ngo kuki se abadamu bahura nabyo bakajya kuvuga. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV, tubahaye ikaze muherereye mu mpande zose z'isi. Turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange. Turabakunda cyane kuko namwe mutwereka urukundo. Umunsi kundi munsi tugiye kuganira n'umuntu navuga ubuhamya bwe ni isomo kuri benshi, yaba kuri njyewe tugiye kuganira namwe mudukurikiye. Tubahaye ikaze. Murakoze. Mumeze gute? Turashima Imana. Uratangira utubwira amazina yawe kugira ngo abantu badukurikiye bamenye se tugiye kuganira nandi. Amazina yanjye nitwa Uwitonze Jean Marie Vianney. Yego, Jean Marie Vianney ni muntu ki rero? Jean Marie Vianney. Jean Marie Vianney ni umugabo. Yego. Ni umugabo w'umugore umwe. Yego. Uragerageza wegereze mikoro kugira ngo videographer bitaza. Kuko navuga ko nkifite umudamu kubera ko ntago turatandukana biri official. Yego. Ariko nyine mfite umudamu n'umwana umwe. Mu rugo by'umwihariko bikaba ari Rwamagana. Umurenge wa Kigabiro. Yego. Intara y'Iburasirazuba, akarere ka Rwamagana nk'uko nabivuze, akagari ka Sovu, umudugudu wa Nyabishunzi. Nkaba mvuka ku babyeyi babiri sibye ko umwe adahari, papa ntago ariho. Ariko mama wariho yitwa Mukambandero Fonsina. Nkaba mvukana n'abavandimwe babiri, umwe yitwa Omaro Grace na Mubyarehe Emmanuel. Ngo muri batatu. Turi batatu. Wivuze neza pe. Yego. Background yawe ndumva yuzuye. Ndumva ari kubigendanye wenda n'amashuri mfite narangiye secondaire. Nta kibazo. Ni ibyo urashima Imana ariko. Ndashima Imana. Ubuzima buragenda. Ubuzima buragenda. Gake gake. Bya Kigali. Wari umeze gute muri iyi minsi? Nubwo ari ibihe biba bitoroshye ariko rimwe na rimwe ari igihe umuntu yihangana nyine no kwisimera. Uyu munsi uca mu bikomeye, nanjye ejo nkabicamo, ejo bundi mugenzi wanjye akabicamo. Bisaba umutima ukomeye no gusenga ugasaba Imana kuba wabyakira nubwo bitoroshye. Yego. Meze neza kubera ko bitewe wenda n'ibintu umuntu abagenda anyuramo bikivanga n'iyi Kigali ibikomeye. Yego. Ariko byose icyo dushima nuko bituviramo isomo kandi tukiga cyane. Ko biduha ubuhamya bwo kugira ngo natwe tuzahereza abandi. Yego. Cyane. Hanyuma Jean Marie, hari ikintu wavuze ngo nubwo tutaratandukana, wenda giye twaganiriyeho gatoya. Uyu munsi ni ugusharinga navuga ubuzima bwawe abadukurikiye, kandi si nawe wenyine uri kubicamo. Uyu munsi hari undi mugabo uri kubicamo cyangwa se n'umugore. Muri rusange nyine navuga ko ibikubaho byaba no kundi, kandi niba kundi byaba no kuri twebwe twese. Washatse ryari? Njyewe nuko ngo ninjiye mu rugo 2017. Yego. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri. Navuga ko ari itariki yari nziza kuri nge. Ariko ubwo simvuze ko kuri 23 z'ukwa kabiri aribwo twe twagiye mu murenge. Yego. Aho iyo tariki yabaye nziza, ariko mbere yaho mbanjije kuvuga wenda ukuntu twamenyanye kuko nabyo byari too much. Urumva ngewe kubigendanye n'amashuri nk'uko nabivugaga, urumva ikiciro cya mbere turonkome nakize Kayenza Modern kuva 2009. Yego. 2009 rero urumva uwo mukobwa we twamenyanye 2011. Urumva nasaga nkaho ndimo kugenda nsoza turonkome wanga Kayonza. Byaje gufata intera rero ubwo Kayenza Modern mba mvuyeyo 2011. 2012 n'ubundi ngaruka i Rwamagana. Yego. Kwiga superieur. Nawe yari Rwamagana. N'umuturanyi twari abavandimwe. Wow. Kuko numvaga ko byagenda kose nk'umuntu w'umusore baraciye mu nzira nyinshi, ariko nanone wagaruka inyuma ukumva nta bintu biba birenze kubera ko buriya umusore nta mupaka. Yego. Ariko nyine hari igihe kigera ukavuga ati reka mbivemo bitewe n'ahantu ushaka kugera. Yego. Urumva rero icyo gihe umukobwa twaramenyanye, gasa twaramenyanye turamenyana ku buryo bunakomeye cyane, ku buryo twabanye igihe kinini. Noneho nkageraho mvuga nti
uyu muntu aramfite. Mwabanye mu nzu? Oya, gukundana bisanzwe. Gukundana. Mwakunda igihe kingana gute? Imyaka irenga nk'itanu. Imyaka irenga 5 kuko urumva 2011 kandi na mbere yaho za 2010 na 11 2012 na 2013 kurinda kugeza 2015 urumva 2015 nibwo byagiye bifata intera noneho ariko urumva nyine ko byatangiriye aho ngaho. Noneho rero ari igihe cyageze turavuga tuti noneho urukundo turabona rukomeye. Nanjye ndavuga nti noneho ndabona uyu muntu atangiye kumfatisha kuko urumva we yarankurikiranaga pe. Yarankurikiranaga bikomeye ku buryo yafataga ibi bintu ndimo kuvuga ni ukuri. Ku buryo yafataga saa moya za mu gitondo akaza akirirwa mu rugo. Andaririye byaba na ngombwa tugasangira ranche mu rugo tukava mu rugo tukajya iwabo. Urumva harimo byavuye mu rukundo noneho nk'ubuvandimwe nk'umuryango. Yagira ikibazo nkumva nanjye birampangayikishije. Iwanyu babizi wabo babizi cyane rwose cyane ni twebwe abantu wasangaga mu muhanda saa 6 z'ijoro ntagene n'inzego z'umutekano abanyerondo nta muntu wadukoraga bari babizi neza. Urumva barabataba abana tungu mu kanya barajya ku ishuri reba abari mu majoro nk'aba bana koko ariko nyine twabaga dupanga n'ibintu byunguka. Yego urumva tukakundana ni byiza ariko bataye kuse nyuma yanga bizagenda biti. Noneho urumva ngewe nagombaga kugira ubundi bwenge. Ndamubwa nti rero ndabona ahantu bigeze noneho bifata indi ntera. Reka tuvugisha ukuri dusase inzobe n'abandi bose bajya gunyekera ngiye kuguha umubare nkushyira imbere yawe. Yego hanyuma nawe umbwize ukuri hanyuma tutangire noneho bundi urugendo rushya. Gasa twaricaye pe twaricaye abo nibuka nabo ntibuka ndamubwira kuko washakaga noneho ko yakumenya uburi we mukazabana zuri. Byageze igihe noneho no mu rugo bazajya bamubura bagahita babona kandi mfite ikibazo. Ati none se ari hehe ku uyu munsi ataje? Yego urumva abantu byaye byarageze. Kandi none ikintu mbashimira mu muryango wabo we niwe wantengushye kuko umuryango wabo waranankundaga bayita we. Urumva umuryango wabo kuko abantu byageze babona ko nanjye mfite gahunda. Yego kabona nta kujya iwabo nikandagira akanyakira neza. Nanjye yaza mu rugo nkamudefanda ariko gasa nubwo ibyo byose byareho ntabwo nirengagije ko yakundaga agacupa akanywa ku kayoga akajya mu kabari akambwira ati ko se uriya muntu wawe nkavuga nti ko byagenda kose birazahinduka azabireka. Yego kongewe ibintu bigendanye n'inzoga nyiheruka icyo gihe 2009 njya kwiga Kayonza modern kuko twagiye muri interina ibyitwa inzoga numva mbivuyeho gutyo. Ndagenda ngera hariya ngera mu maklabu antisida ibintu by'inzoga numva mbivuyemo ntangira kuzajya ngenda negera abantu baririmba mu makorari. Ndavuga n'ibyo bintu by'inzoga bita binamvamo gutyo. Urumva rero cyari ikintu gikomeye kubana n'umuntu nzi neza kayinywa ariko nkaba nizeye neza uzamuhindura. Navuze ntakwe se ntibirashoboka koko yanayinywa ubundi se nabimubuza nshingiye kuki se ndi umugabo we kuba dukundana n'ejo najye kubona nkabona invitation yagiye ahandi cyane ntako buriya nitubana bitewe n'igihe tunamaranye n'ibintu twaciyemo. Twaciye mu bihe bikomeye cyane aramfasha ndavuga nti ubundi nkuye mu cyene Imana yazabimura. Urumva jewe nabikoze atari pressure y'abantu. Nabikoze ari abantu benshi batabishaka nirinze no kuvuga ntago ari ngombwa ariko ndavuga nti ndagutwara Imana niba ibyemeye izarwubaka. Mukoze ubukwe? Ntago twakoze ubukwe. Urumva 2014 nibwo ndimo kugenda ndangiza superiere. Noneho arambwira ati se ati kugiye kujya Kigali. Kandi nkaba ntizeye abantu bagiye i Kigali barahinduka ugiye kunsiga mu cyaro. Tubigenze dute? Ntago ndibuze kubyizera. Gasa twaricaye dupanga ikintu kitari cyiza. Rero ati yegereze mikro. Ati buriya ati iyo ugiye ahantu hari ikintu usize buriya gihabwa agaciro. Ntushatse kuvuga iki? Ati ngiye kwiga ngiye kubireka. Hanyuma se nubireka? Ati ngiye kwiga ngiye kubireka ati kugira ngo nemere ko unkunda nuko ugomba kunsigira umwana.
dupanga gutera inda, Yego. dupanga guterana inda, turabyuzuza. Ibyo byose tubikora nyina azi neza ko umukobwa nyine azakomeza kwiga. Gusa abona icyumweru kirarangiye atagiye ku ishuri, abona icyumweru cya kabiri, urumva umubyeyi nyine ahita abikeka, araduhamagara ati ibi bintu murimo ni ibiki, ibintu mwarabiteguye? Ntabwo nyine nta kundi byagenda, nyine niko byagenze. Njye noneho navuze nti nubwo muteye inda ariko ngiye i Kigali, reka ibintu nzabyubahiye. Yego. Gasa naje i Kigali ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 na 15. Icyo gihe nageze mu mujyi wa Kigali nimugoroba cyane, ndi kumwe n'umuvandimwe wita Fabrice, wazi urugendo rwanjye, kuko niwe muntu uzi urugendo rwanjye. Kuko hari ikintu ushobora kubeshya ariko hari umuntu uba ukuri hafi agucunga buri kimwe cyose. Umuvandimwe niwe twazamukanye, turaza turasitiragoringa nyine 2015 ndasitiragoringa hafi umwaka urinda urangira. Urumva nasize umudamu atwite. Yego. Mu kwa gatandatu 2016 mu kwezi kwa kabiri nibwo nabonye akazi muri kampani icunga umutekano ku itariki 2016 ku itariki 5 z'ukwa kabiri. Yego. 2016 bikubitana n'uwo munsi bampamagara ko yabyaye. Naravuze ni Imana nurakoze umpaye akazi, kuko nibwo bampamagaye biri official barambwira ati ngwino sinye kontara, nubwo wenda bitarabona hariya nyine ko ntago biba bimeze neza, nubwo wishimye ngo ubonye akazi, ariko ntago bari ibintu bavuga ngo ndasevinga ndakodesha nditunga, ntago bishoboka hariya. Ariko gasa ndabyibuka ko deployment bampaye banjyanye muri IPRC. Yego. Abari barimo bo baranzi buryo nari mbayeho. Ngewe ko nategezaga umushahara 46, nkavugana n'umushumba wari urimo waragiraga inka, nkabwa nti mfasha rwose nzagenza turara nenzajye mpita nkuramo imyenda. Mvugana na mugenzi wanjye twasimburanaga kuko nge nakoraga ijoro, tuzajye umfasha ntuzandipotinge ko ndaramangaha, hari utubazo ndimo ntarakemura. Aramfasha. Uwo muvandimwe Peter yangiriye neza, arambwira ati ntago nzakuripotinga, mba mu kigo Bujura, nkazajya nsohokamo nkajya gukora ibiyede. Rimwe na rimwe hari impanuka yabaye cyane Kicukiro ikomeye cyane, ndashima Imana kuba nanjye itarampitanye. Impanuka yabaye Kicukiro, imodoka yamanutse Nyanza, impanuka igonga abantu kugera hariya Kicukiro sante, n'impanuka iryo soko bari barimo kuryubaka ari rya Kicukiro. Ndibuka ko twari turimo hasi turimo gucukura biriya byobo kugira ngo bazamura amantuza, narindi imodoka yarabirandutse ingwi iruhande. Mvuye mu kigo muri IPRC nkora ku kazi k'umutekano, ku manywa nkaza gushaka ubuzima. Icyo gihe nari mpagendeye, ndavuga ntariko ntago nacika intege. Nabonye ko hariya bisho nkaho bikomeye, mpita mpindura njya mu Kagarama, akaba ariho nzajya njya gukora ikiyedi. Avuga nti aya manywa ntago nayapfusha ubusa, kandi uyu mukobwa ngomba kuzamujyana. Yego. Gasa narashakishije, ndashakisha nkazajya nizigama dukeya. N'umwana nubwo yavutse, ndavugisha ukuri nk'umuntu w'umugabo, nta n'urukweto nigeze mugurira. Navuze nti Imana urabibona uburibwe ndeho, urukweto nzarugura yarageze iwanjye, aho umwana azajya ajya hariya nanjye akamumagara papa. Kuko mu bintu nasenze Imana yavuze, Imana ntuzampa amadolari ngo unjyane hanze, nshaka nanjye kuzicara mu buzima uzaba wemeye ko mbamo, umwana akaba iruhande rwanjye nanjye yamagara papa. Nzumva nanjye bishimishije. Urumva Imana yarabikoze rero. Ndavuga nuko byagenda kose, ubwo turimo gusa nkaho dusoza 2016 nko mu kwa 10 mpita mpamagara nyina, ndamubwira nti rero mama waramfashije, wambereye aho umubyeyi wanjye yarari, wankoreye neza, hari ibintu byinshi numva nagushimira ariko ntibihagije. Nirengagiza amakuru yose nakiraga ati mugore wawe rwose ati hirwa nk'inzoga noneho yarangiritse. Ndavuga nti ndamwumva, none se wamugani ko namuteye inda aba yirwanaho, ariko reka nze muzana iruhande rwanjye, dore ndimo ndava no ku kazi nkanaburara, nabuze n'iyo mba, kandi nabuze byuze n'ibihumbi 10 byo gukodesha. Yego. Arambwira ati si ibyo bintu koko ni ukuri? Njye ni ukuri pe, ntiburiya ntiriko nta invitation ntinabitekerejeho, ntiburiya nti rwose ndazisohora. Nari ndi kumwe na musaza w'i Kigali yakoraga muri Jibu, mpita mubwira
ndamubwira nti tugiye kubipanga gutya, mpamagara wa muhungu wanjye Fabrice, abana ubu ngubu ngiye gukora ibintu busazi, hari hoteli imivuga ngo iyo bitinze birapfa, iryo rero nararyirinze nkubita mbangura, nta nubwo byigeze binatinda, nese nohereza amafaranga n'abandi mutange invitation bishoboka, mutegurire amanama y'ubukwe, nanjye ngiye gutegura ubukwe ahangaye i Kigali. Umushuti wanjye wa mbere nahise mpamagara ni Mutoni Goodluck uri gukora muri Nyampinga, urumva twareganye nawe no mu makaritsiye, ndambwira Goodluck ngwino hano urebe ukuntu wamfasha bino bintu, kandi urumva nawe yarabizi neza n'urukundo rwe rwarafashe indi ntera, rwarafashe isura pe. Yego. Arambwira ati se bimeze bitati tijyanga ukunda ati jamati ni wa wundi pe. Nose nturumva undi naza narubuhe. Okay. Yaraje turebe ukuntu bigomba kugenda, ndibuka ko inama twayikoreye n'ubundi imbere ya IPRC n'abahungu banjye baraza dukora ibishoboka nta mpamvu yo kwipanika, birarangira. Bimaje kurangira ubwo rero nibwo twagiye kwitegura ubukwe, nsaba konje aho ngo nakoraga barayimpa, tujya kwitegura ubukwe. Aribwo kuri iyo tariki 23 nakubwiraga y'ukwezi kwa 2 2017 aribwo twagiye mu murenge. Ubwo abantu birirwaga bavuga ntago azamujyana ni Rubebe, ntago ntacyo afite. Icyo kintu nanjye nkumva kirananjye kikanambabaza, nanabikoze mfite abantu duhanganye. Ariko gasa aho ngaho iyo nza kuba mfite ubwenge, yego, ntekereza neza, nari kwitonda. Impamvu mbivuze ni iyihe, hari ukuntu abantu bajya mu rugo kubera amarangamutima tumaranye igihe, ariko utabanjije kwicara ngo ube serious urebe ngo ese uyu muntu nubwo tumaranye igihe ku jisho ryanjye, ku bitekerezo byanjye, bitewe nuko mubona niki, uyu muntu azavamo umuntu uba ku rugo. Iyo nza gutekereza ngo birashoboka ko mwakundana, ariko kubana ntibirimo, nabyo bijya bishoboka ko umuntu mukundana ariko kubana bikaba bitarimo, guhuza umubano cyane rwose. Icyo kintu iyo nza kuba nagitekereje ntago none se Jemve uyu munsi rero waba uri kwicuza? Ndicuza cyane kuko ikintu nubatse, kandi burya hari igihe umuntu mubana nyuma akaza udukosa ariko ntugeraho kwicuza, ati iyo nza kubimenya sindungure. Gasa ndicuza pe, kuko iyo umugabo yagezeho yicuza ko biba birenze ubwenge bwe. Ndicuza nta nubwo umutima wanjye ndibuze kubitekerezaho ngo nkoze icyaha, ndicuza 100%. Kubera ko icyambere impamvu nicuza, nubatse umushinga uwo warafe yarinze, kandi iyo wubatse umushinga hari ibintu byinshi bifeyarinye, hari ibintu biwupfiramo, byarasenyutse. Nuko ngo ubu ngubu aho umuntu ava mu rugo akongera agasubira muri ghetto. None se tugahita twibaza Jemve, mu mibanire yanyu no kuva 2017 mugeze mu rugo, wabonye tugeze mu rugo ni ryari ibintu byatangiye kuzamba, kugira ngo noneho uno munsi umudamu we mutavuga rumwe, mufitanye ibibazo, kugeza aho noneho umuntu w'umugabo avuga ati ndicuza kuba nararongwe. Kandi abenshi urababaza ati nubwo byanze ariko ndanashima ko nagize iterambere, ndashima ko nabonye umugisha w'umwana, atari ko nubwo byanze ukumva ariko hari icyo ashima Imana. Icyo nshima Imana nuko nkiriho. Ndashima Imana ko Imana ikimbeshejeho, kubera ko hari igihe wenda bitari gushoboka, wenda nkaba ntakinagaragara kuri iyi si, ariko nge ndashima Imana ko ndiho, kandi ntiyemeye ko ibintu bindimo binsohokamo. Kwa ko umuntu twamenyanye erega nubwo nari kubikirara ntago nari kwibagirwa ngewe ko twahuriye mu rusengero. Kandi ngewe nubwo nari umunyagatulika nkaza kubivamo nkajya murangirikani kwa kariho yasengaga, ninjiye muri iryo torero mfite n'impano yo kuririmba, ndavuga nti sibi ngibi byonyine ngiye kunguka n'umuryango unakijwe abangaba bazatugira inama. Hanyuma bitangiye kwangirika ryari? Noneho rero wumve inzira y'umusaraba, nakita inzira y'umusaraba. Kuko buriya iyo ikintu kigiye gupfa ureba mwitangira, hari ukuntu nicara nkavuga neko buriya ninjye nyirabayazana, nkavuga nti sindi mwiza ku rundi ruhande, ariko turebe nyirabayazana. Hano mwiza uba ku isi burya. Yego. Nyirabayazana ya mbere yabayeho, urumva aho ngaho aza tukaza kubana kwa ko twabaga mu Kagarama, urumva twavuye Rwamagana tuza mu Kagarama 2017 mu kwa 2. Yego. Navuye muri konji hari aho nakoraga bahita bampamagara barambwira ati noneho wabaye selected mu bantu bagomba kujya mu mahugurwa igishari. Dukeneye abakozi bafite ubumenyi bwihariye bitewe n'amasoko twari twabonye. Ndavuga nti rero ntago nabicika kuko nasinye kontara kandi nakazi nta kundi nabigenza. Namubwiye Gasa wumve nanone ikindi, ntago nigeze njya muri credit mvuge ngo ngiye kwaka inguzanyo kubera ubukwe. Ahubwo we yaje
narapurayinze muri banki kugira ngo naza azahite atangira akantu ko gukora kugira ngo ataza kwicara njye byose nari narateguye yego ahageze rero hashize nk'iminsi 2 kuri banki baramamagara ndibuka icyo gihe ko bampaye 150 mu matariki nka 28 z'uko kwezi kwa 4 ndahembwa umushahara byafataga nko muri 200 n'utundi duki rero ndamugani rero sheri wanjye dore ubu ngiye mu mahugurwa igishari umbera umwana mwiza ugumaha uracyari umugeni njyewe bazajya baduhemba n'ubundi harashize igihe kingana amezi 2 mu kwa 2 kwa 3 kwa 4 yego ni umbera umwana mwiza n'ubundi amafaranga ufite karita ufite ibiki byose uzajya ujya kubikuza kuko ntaho ngiye tuzahurira nzaba ndi mu kigo ariko bazajya baduhereza kanu kakaruko nyeruke magere yego gasa bwa mbere sambwira ngo ntago nabishobora nta kibazo none se bigende gute ngo nyine ngo urumva ngo ibyiza ngo nuko nasubira mu rugo agasubira mu rugo nyuma y'amezi kandi yararunguwe nuko nasubirayo kandi nkabona nanone kubyanga n'undi azagenda nuko nasubira mu rugo none nusubira mu rugo aya mafaranga te mafaranga ni none nusubira mu rugo aya mafaranga wagenda ukagura amabati cyangwa se ukazabumbisha rukarakara ariya mafaranga nzakura hariya ni kuko njye mfite ibintu bibiri muri njye icya mbere ni ubukwe bwararangiye icya kabiri ni ukugira aho tuba niba mfite 8 cyangwa se mfite umudugudu umukecuru yamaye twawubyaza umusaruro niyo mudu njye narebagamo nta yindi umugore abibamba yantesheje umutwe nyuma y'amezi 2 si nyuma y'amezi 2 kuko nka nyuma y'ibyumweru 2 nibwo yatangiye kugenda akarira nukuri nkamagara mama wiwe nk'abana se yarizwaga n'iki ngarashaka mama wiwe ngarashaka kujya kumureba yase kandi nawe bikabye ntago nkabya gasa ntago jemve winsetsa none biriya bintu tujya tubona ku ma status abageni barira cyane bijya bibaho njyewe ngereka nkubwire kereka nk'Imana yo mu ijuru kubera ko ntago umuntu wamubwira ngo yumve akababara ufite kuko hoya birababaje ariko utavuga ngo reka numve n'urundi hari ikintu nibaza nyuma y'ibyumweru 2 arongowe umuntu abishaka ndashaka gusubira kujya kureba mama nkavuga nayo kose kuko nyuma y'ibyumweru 2 koko ntiwabaye wihanganye nge nararipotingaga kuri mama we nicyo ngicyo yarakinyengeraga kubera ko nabwiraga nyina mama watiki nyina se yakora iki nta kintu yari gukora kuko nawe oya ntiyumvaga ko ibyo ari byo byose hari ukuntu umugabo arongora ariko akaba inshingano akenshi adakora tubwizanye ukuri umugore akavuga ati ese ubundi uyu mugabo wanzanye aha ngaha nimba atanyitaho hari inshingano umugabo aba agomba kuzuza niba atanazikora nazo ugasanga wenda umubyeyi w'umukobwa we rimwe na rimwe aranabizi burya abakobwa ari igihe rimwe na rimwe wamugani hari n'ibivugwa umugabo atatinyuka kubwira nyina ariko ugasanga wenda abwiye nka mama ati wa mugabo mama happy ntabye rwose nta kigera mbese ugasanga mubwira abakobwa buriya muzi ubwenge sha reka nkubwire umuntu twamaranye imyaka 5 utaramwemeje ntago yakugira mu rugo nase ubwo urumva yakemera kukubwira ngo ndaratugare kugira ngo ntazakubura ariko se ariko mwe mwarabyaye da urumva ntago ibyo nibishoboka rega none se ikibazo cyari ikihe cyari mama we koko byanyabyo uko wowe wakoraga jewe yanjye nari mfite ubwenge ari anamaje kugera ari amita ncana ku jisho numva nk'umunyakigali nari maze kumenya ubwenge nge naricaga nkatekereza nkavuga no bakumbuye abantu basangiraga inzoga yambi yase yagusaba saka kubwira ati mugabo wanjye urabizi ko ninywera agacupa ngurira ibyo reka byarabyanga ngo zirasharira ngo zirarurizo mu rugo urumva nkamubwana ko se ntagiye unariyigura ko nabyemeye ukaza ukayinywera ngo oya ngo mburiya ngo mu rugo rero ngo zirarura kumva nyine ni ibintu adakunda we ni ibintu byamureze kuva kera kiri umwana kandi akanabimbwa tuzajye wihangana kuko inzoga yarandeze niryo cupa ryanjye nibyo biryo byanjye nagirane nta kundi ariko icyo gihe nge naramubwiye noneho niba ariyo mahitamo yawe ni nta kundi gasa twazanye Helix ndabyibuka n'ahantu twabaga niba abantu bari barimo niba bagihari nibo bakubwira amateka y'ibyo babonye Helix yaraje irapakira from A to Z irapakira neza mu nzu asigara nta kintu kirimo ahita ndanamuherekeza teta musubize Rwamagana agiye gusura mama we urumva icyo gihe nyine aho ngaho naramurekaga akagenda akamara nk'iminsi 2 akagaruka aho ngaho noneho yagiye biro ofisho nk'umuntu unaniwe kuguma i Kigali kwa ko ngiye igishari urumva aho ngaho noneho yaragiye noneho amafaranga arafata arajyana
ubwo nanjye icyo nakoze n'iki ku bukeye bwaho twese twiripotinga ngo badushakaga tugezeyo baratubwira ngo byahindutse buriya wabona ari n'Imana ajyanga inyereke noneho ku bukeye bwaho nahise mubwira nti bya bintu byapfuye ntigarura ya mafaranga dukora imishinga yego ntibirapfuye rwose ntihangane ntuze ntutarayangiza yandiye sina aranyihorera yaranyihoreye umunsi wa kabiri ndamuhamagara aranyihorera umunsi wa gatatu ahita nkurira ngo ko sinzanagaruka ngo niyumva bikubabaje uzashaka abandi. Iryo ni ryo ijambo rya mbere nakubitanye naryo numva ntangiye guhura n'ibintu ntakekaga. Impamvu yabivuze ni iyihe? Yaragiye agezeyo ahita ajya muri geto, ahita ajya kurangura turiya tuyoga twa 200 imbotabuta araza ashyiramo. Yego. Ayo yavuze ngo yabumbishe rukarakara imvura zarazicucumye zirangira gutyo. Gasanga kuko nategereje umuntu ntazi igihe azazira. Umwaka hafi wenda kurangira. Na nubu icyo gihe 2017 twenda twinjira 2018. Twenda gutora perezida ndabyibuka. Twenda gutora perezida. Natoreye Rwamagana. Navuze nariko reka ngewe ngende. Ayo makuru yose mba numva rimwe nemwe naramuhamagaraga kanambwira nabi cyane nkavuga noke. Niriye jambo yakubwiye mwatandukanye reka kumenagura umutima. Yambwiye amagambo mabi nabi. We yiryakubabaje cyane kurenza yindi ku buryo wavuga ati nk'umugabo umugore we yabwira ijambo ijambo ngewe nzirikana yambwiye nuko yambwiye ko nzapfa ndimbwa. Oya. Iryo ngiryo rero nge niryo nzubakiraho mpaka na nubu niryo ndimo kubakiraho. Umugore wishakiye arakunda kuzapfura imbwa. Mu magambo menshi yambwiye menshi iryo nararifashe ndaribika. Umugore wishakiye narishyize muri hypothalamus nararibitse ndavuga nti iri ngiri rizansindagiza. Gusa ubundi butumwa nanjye namuhaye naramubwiye nti buriya ariko reka dukomeze kuko ibyo ngibyo naba nihuse. Icyo gihe yaragiye ndagaruka. Ubwo bamajije kwanga gasayibaze nibwo nahise ntangira kongera kwiga mu buzima bwo kujya muri geto. Ntangira gushaka abagenzi banjye ngo mwaretse tukabana. Impamvu nabikoze ni iyihe? Nanze guhita njya muri geto kugira ngo ntatangiye kujya mu ngeso mbi kuko Kigali nge naje nyizi buriya nibyo byiza. Naje Kigali nyizi Kigali ngiyemo yariyo kiyo ucunzeho gacyo karangara gato ubuzima burahagendera wareba nabo ugahita unapfa. Yewe naje Kigali mvuga ngo nzicwe n'impanuka kubera ko nzi karizo zibayo. Na ikintu kigendanye ngo n'ubushurashuzi, ikintu kigendanye ngo no kutagira kontrole muri wowe bana. Aho ngaho ncanye ku maso. Navuze nangaho rwose ndi tayari. Urumva? Niyo mpamvu nese mva ntireka muzane uyu nguyu noneho naramuka naje bizanagenda neza. Byo nzajya nkwa byose bizajya bimpira. Kwa ko mfite umuntu tujya inama. Yego. Nge namuzanye nzi neza ko icyo ngiye kubaka numva ko kizaba successful ariko ntago aribyo nabonye. Gasa urumva icyo gihe nari mfite abayobozi banjye banyoboraga ndabatekereza uko byagenze barambwira ati ariko wagiyeyo kugende kuko ukareba niba ari byo. Naragiye njyayo. Tugenda nagenda ngiye gutora perezida kuko nagiye 2018. Kugaruka hashize nk'iminsi 2. Nahuye n'ibintu bikomeye. Abantu bakuru nibo babimenya. Kuko nanjye nabaje abantu ndavuga ni ibintu birimo kumbaho n'ibiki barambwira ati nyine tihangane. Ati nyine nuko bigenda nyine. Ati none se ko tuzi ko ibi ngibi nta handi bituruka. Atari uko umuntu aryohamanye n'undi. Ahandi biva ni hehe? Nkabona nje nize biology ndanayiga ko kandi naranayumvaga nta hantu nigeze niga ko ubu burwayi mfite hari aho buhurira n'ikindi kintu icyo cyose kitari no muri no nzira. Ngewe niko nabyemaga kandi nako nabyize. Icyo gihe umugore waragiye murabonana? Icyo gihe twarabonanye nyine ni naho naje nyine ndangirikira ndavuga nti ubwo nahise mbaza uwo muyobozi wanyoboraga ikiza cyane ngewe ntabwo ariko Jemve hari ikintu ntumva nanjye. Umugore aragutaye wamaze kubona ibyo byose kuki we wamwizeye ukongera gufata ubuzima bwawe ukabushyira muri riske kandi yaragutaye ariko umusanza ngo
navuga ko gakeregeshwa k'urukundo karagarutse. Kuki utanavuze ati no muntu nubwo wenda twabanye cyangwa se ibyishimo byaza reka nemere turyamane, cyane ko yari umugore wawe wa mugari mutatandukana wavugaga ko bishoboka ko mwasubirana, reka nirinde cyangwa se tuzabanze tunipimishe, kuko umuntu hashize igihe mwaratandukanye ntago wamenya ngo ese uyu muntu yagize iyihe mico, uyu mugabo wanjye Jemfe yagize iyihe mico, cyangwa se uyu mugore runaka yagize iyihe mico. Usanga kenshi umuntu nyine yaragiye hakaba baba babi, gusa ari n'abamenya kwirinda ntago ari bose. Gasa naramwizeraga n'umuntu wabimbwiraga numvaga nahita mufata mu ijosi. Icyo gihe wari ukimwizera kandi wumva nyuma y'ibyumweru bibiri ibintu byaratangiye kuzamba. Urumva nubwo yambwiraga ibyo byose ari hari akambwira nabi, ariko nari ntaremera neza ko nge yanca inyuma. Twumvikane, nge numvaga ko ibyo bintu bitabaho. Nyine nkumva nyine ko wenda yinkwereye icupa ariyo mpamvu ambwiye nabi, ibyo nkabyemera gutyo. Ariko iby'ubusambanyi byo oya, nge ibyo ntabwo nabyemeraga. Oya, uyu muntu yarabimbwaga nkane yakasha ntiyabikora. Urumva yabikora gute? Ntabwo yabikora, twarakundanye igihe kinini, ntabwo yabitekereza. Ariko nge nemeye mbonye, ari naho natangiye gusa nk'amukuru y'icyizere. Namaranye impeta imyaka n'imyaniko ntegereje umuntu ngeze aho nayimuvaniyemo imbere, ndamubwira nti aho bigeze noneho ndabona naniwe. Kandi ikindi impamvu ntahise mubuka ngo mite intandukana nawe cyangwa se dusenye hakiri kare, urumva nubahaga izina ryanjye yaranaryishe. Kuko ngewe niba nari ntangiye kuzajya nzerera za Kicukiro bampamagara mu macaci, nkagenda nkajya kuririmba nk'impano yanjye Imana yampaye, kandi nkabona ko ari ahantu izangeza. Numvaga ntashaka kugira ngo iryo zina ripfe. Za Karambo nirirwaga njya kuririmbayo. Hari ibintu byinshi byatumaga numva ntashaka guhita nseba. Hanyuma warabimubwiye ati nasanze hari indwara wanyanduje. Umuyobozi wanjye rero yangiriye inama nziza. Urabona wenda abantu babizi cyane cyane bacunga umutekano barabizi, baze kunyumva. Hari utuntu bita udutawa, turiya tuzu bubaka hejuru, bubaka ku buryo wenda ushaka gucunga wenda nk'ahantu ariko urebeye hejuru ugenzura nk'ahantu hanini. Ndibuka hariya Majerwa, iyo nkuru niho yansanze hariya mu gishanga, kuko narindaga hariya kuri nuza kuri Reyari, harimo utuntu tw'udutawa. Iyo nkuru rero yansanze ngewe ndi muri ako kantu hejuru munsi yanjye harimo icyobo cya ruhurura gitwara amazi. Gase yo ntaza kwitonda nari kugwamo, kuko umuyobozi arambwira ati ariko mutware neza, umukuyaguye mwumvishe buryo ki bibaho, mutware neza wenda ari gihe yabyemera. Ni nanjye mitoma se, nireka none wa mugani mbyirengagize, hanyuma mubaze numve. Ndamuhamagara, nubwo ni Shirini, none se ni rwose nituvugisha ukuri, ntibibaho ni buriya. Ndatangira njya hirya no hino mwumvisha buryo kibibaho, ntariko buriya ntumbwije ukuri ntitwiteze n'abantu. Shane nakubabarira nti kuko ntibibaho. Ese urumva koko ntibibaho pe, ni kuko n'igihe kishize tutabonane na kinini. Yahise turikararira. Ikosa nishinza nuko ntigeze ndikodinga, nari ntaramenya iterambere aho rigeze. Gasa yaraturitse ararira amadetaye zose uko byagenze. Imana yo mu ijuru niba mbeshye ikabibaho, ubuzima bwanjye buze kurangira uyu munsi. Yarambwiye, ambwiza ukuri, ambwira uko byagenze, ambwira ukuntu bagiye bamugenza tukiri muri mariage twitegura ubukwe. Satani amufata umunwa ntiyambwira, bamusaba ko uwo nguwo babonanye yamusabye ko babyarana na mbere nge tutarabana, tukiri muri mariage. Yihagararaho arabyanga, arakomeza aramututira, ntiyambwira. Ariko urumva nyine ututira umuntu nawe ubwe, hari ukuntu umuntu umusunika agahita yirukanka nawe adahagaze. Birinda bigera aho ngaho. Ndavuga ibyo byose niko byagenze. Ati yego, ariko ati umbabarire ntubibwire mama. Yamaraga kumbwira ikintu nk'iki, ati umbabarire ntubibwire mama. Ari nacyo cyamubabaje ko nabimubwiye, kuko nanjye kwifata byarananiye. Nari impubutse muri ako kazi, nikubise hasi, namanutse ntazi yongera gufata, ukagira ngo narwaye nk'umushyitsi. Ngera hasi ndabanza ndicara nitekerezaho, ndavuga nti
kuko niyo nkuru ya mbere yangeze mu gutwi ari uyinyibwiriye ndavuga nti ibintu sinajyaga mbyemera ubu noneho ndabyemeye. wowe icyo gihe ujya kwa muganga bakubwiye ko ari iyihe ndwara? ntabwo nakirwa mbivuga kuri kamera kuko abantu benshi barabizi. Reka tuvugishe ukuri. Impamvu mbikubajije hari indwara nyinshi zandurira mu myanya mu mibonano mpuzabitsina. Harimo za nk'uko twagiye tunabyiga, harimo za tirikomonasi, harimo za mbese ama infection riba ntibeshye, harimo sida, harimo ni nyinshi zitandukanye. N'ibyo ngibyo nyine. Kandi icyo nshima Imana icyo gihe nagiye kwisuzumisha nyine kwa ko nawe twajyanyeyo we byari byanamurenze ngo hari ukuntu bikurenga nyine ku buryo abaganga banamubwiye ko iyo haza kuburaho gatoya byari no kumuhitana. Ayo ni amakuru twakuye ko kuri clinique de Dieu icyo gihe niho nivurizaga. Ayo ni amakuru twikuriyeyo. Ubwo rero urumva icyo gihe nari nzi ko wenda bikuyemo isomo ndanamubabarira icyo gihe mbisangiza aho nyina arambwira ati tibura wabona ari Imana yari yemeye ko mu bana hasi Imana koko yemera ko ibi bintu biba nta kibazo. Niwa mugani burugo tugiye none uko bana noneho muzi neza kankoreye utuntu nk'utu tibura wabona azahita yikosora. Ntago haciye igihe hameze nk'abiri birongera noneho numva ntangiye no kugagara noneho numva ntangiye aho ngano noneho nese mvugira nti karabaye. Handi yagiraga gutya akagenda akamara nk'umwaka kuko ndibuka ko nize kuba nakiga training short course hano muri IPRC kuva ku itariki 20 z'ukwa gatanu 2019 nsoza mu kwa 11 yaragiye aje muri graduation. Icyo gihe nabwo yari amaze imyaka n'imyaniko yibereye ngiye ariko ndavuga nti badusabye umuntu umwe kari we bari burihirira itike n'ibiki ari we tuzana nka invitation ari we muntu nyine twemerewe. Icyo gihe niwe nazanye kugira ngo azane areba ariko aho ngeze ko Imana yaciye inzira. Araza rero aho ngaho niyo yangondeye ansaba imbabazi nanone. Tishati shereti narahindutse tere ukuntu nsati narakubiswe tubuzima ni bubi. Ati wambabare rwose ukama amahirwe yanyu. Ariko yarakize ya ndwara. Icyo gihe twarivuje birakira. Imana ishimwe. Nsubira no kwa muganga kugira ngo bakore ibindi bizamini kanyagasana mbona ni sawa. Tugana mena. Tugane kanga bimaye nesomo ntago nzongera. Ubu ntago nzongera kumwizera. Ndavuga n'ubu ngubu nta kintu ntabonye. Gasa icyo gihe nyine yaraje amajije kuza ndamubabarira nabwo ndamugani rero urumva icyo gihe cyose aho twagendaga tuba akaza saa 9 za nijoro ngo bwagiye ku kazi kuko ibintu mvuga hari abantu babibonaga kuko urumva aho ngaho nakoraga akazi aho niho yakoraga akazi k'ubukirina. Amasaha yageraga mu kazi barayazi akagenda saa 12 yagiye mu kazi akajya mu kazi akagerayo saa 4 saa 3 yagiye mu gitondo kagaruka saa 2 kandi akazi karangira saa 11 ariko yankoreye surprise umunsi umwe za saa 9 za nijoro. Araza amaje kuhagera arakomanga yanga kumukingurira. Wa mwana yabaga hari mwana nicyo kintu yabanzaga gukora we ngira ngo yazaga yabipanze kuko yaramusigaga yamusigiraga nyina wakazana n'amaboko. Yego ntabwo nako se ubuzima koko mwana wacu kuko tuzahora nk'abasonga rero kweri. Ngo nyine ngo urabona ngo nago turatera n'imbere wenda rimwe nemwe nkanamwumva ko wenda ubuzima bwaga hari n'atari ariko n'ubundi niyo yamuzanaga tukaba dufite umukozi nabonaga nta n'ikibazo ko byose n'ubundi ni hahandi nabonaga nge nta n'icyo binatwaye kako yabaga akora nanjye nkora nkavuga niko byagenda kose se tuzabura amafaranga yo guha umukozi umwana wacu noneho ariko yaramutwaraga nkavuga nte bura niko yabihisemo nibura ababyeyi nyine hari ukuntu bagira amarangamutima. Yego urumva gasa icyo gihe nkore surprise aribwo nkubwira ko natangiye kwiga yaragiye ibyo byabayeho mu kwezi kwa 2 2019 ntangira kwiga mu kwa 5 2019 urumva yari amaze amezi agera muri 3 agiye akubita umwaka wose nibwo yagarutse. Icyo genda numubabarira rwose navuga ntariko ndabanza nkushakira akazi hanyuma uzaza ujya mu kazi. Icyo gihe rwose biranampiraho nayo namusabiye barangata ngaza na wa muntu wawe yaje ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12
na 19 2019 yesi araza atangira akazi aho ngaho nabwo biranga nyuma y'iminsi mikeya baramwirukanye kubera ko yagendaga yasinze bakambwira ninde waje yakererewe kandi yagiye kare ibyo ngibyo rero abahinde ntabwo bajya babyemera yaragarutse agaruka mu rugo amaze kugaruka mu rugo nibyo navugaga nabwiye umuhungu wita Bosco ndamubwira ntiza amafaranga aho ngaho ngewe hari ikintu nshaka gukora nari nzi neza ko nimembwa nzayamwishyura yarayampaye ndamubwira ngaho none urabona ko bakwirukanye ngaho none ngaho nawe reba akantu ukora ndabyuka ko yagendaga akazana inyanya kazana noneho ikintu kinakwemeza ko ibyo nkubwira ko ari riyo urumva ahantu nabaga muri icyo gipangu nabaga mu gipangu kirimo umuyobozi yari umuyobozi wanjye aho nakoraga akaba n'umukuru w'umutekano muri iyo sibo nabagamo nari ntanye na ba mudugudu aho ngaho hafi aho ngaho ubuzima bwacu barabubonaga urumva akagenda umwana w'umukobwa inyungu abonye akajya mu kiryabarezi akajya gukina biriya bimashini rimwe bakamukindura akaza yarakaye nkabizira ubundi akaba yariye haneka ibi bintu koko amafaranga akavuna n'ubundi bwo wari wakora amafaranga ngo akubize icyuya ntiwagiye umenya ko nta n'amafaranga umuntu yari yibonera ibyo bintu burimo ni ibiki ibyo ngibyo rero nibyo yanzizaga ikintu we yanzizaga gikomeye ni uko namubuzaga cyangwa se kutamuha ubwisanzure agende mu nzoga pe anywe yidagadure uko se nari kuba ndi umugabo tuvugisha ukuri nta nubwo waba umukunda umuntu muri reka nkamubwira ariko buriya ntubona wenda tungana ukabona dukina kuko ngewe nari naririnze kuvuga ngo ntazamugira umucakara kuko yaje nge nikoropera nitekera ubuzima bwa geto nari mbuzi hano uyu nguyu ngiye kuzana no kugira ngo amfashe gusa n'umuvandimwe numvaga ari nk'umuvandimwe wanjye numva mukunda pe hanyuma se GMV muri icyo gihe inshingano ubwo zo mu buriri ubwo zarakorwaga urumva GMV arahari wowe umeze neza nta kibazo ufitiye umugore umufitiye urukundo ariko umugore aho yagiye azanye uburakari cyane uramubwira ate se ubundi nkawe urambwira iki uburenganzira bwanjye kubumbuza ubwo mwahuzaga gute namutwaraga neza kwa korega nge nari no stress nge namutwaraga neza nyine rimwe nemwe baba bamuriye nkamugani nyine Paul gusa ariko ushatse wanabireka yego gusa rero n'igihe numvaga bimbabaje tugatongana vuga ni ibintu nanjye ari igihe nabaga nahiye nta giceri nifite nare ukuntu arimo gutakaza kandi nzishyura nkumva nanjye birambabaje birumvikana urumva ibyo ngibyo byose rero ntago we yabyihanganiraga we yumvaga agomba gushaka amafaranga mu buryo bwose bushoboka mu nzira zose kandi burya inzira zose washakamo amafaranga Imana itarashyiraho isaha yawe niyo wagira ntago byakemera we yanze gutegereza isaha y'Imana ngo igere kuko nge nari nzi gukora nzi gushakisha nawe yari abizi yari azi gushakisha pe yari azi gushakisha ariko ntamenye ubwenge mu bintu arimo gukora kandi agakunda ibintu by'ikigare cyane yakundaga kugendana n'abantu nyine bari mu kigero cye cyo kunywa inzoga bafite nyine iyo myumvire bafite ibyo bitekerezo cyane nibo abantu babonaga akunda urumva icyo gihe rero nabyo byaranze ubwo tuba tugeze 2020 ubwo twese twinjiramo icyo gihe ako kazi nakoraga baje kuba bampa promotion ndabyibuka ko nese ntangiye gukora ibintu bya control room icyo gihe nakoraga kuri RDB nabyo ndabivuga kuko nagiye kumva nko mu masaha 8 numva barampamagaye ati rero mudamu wawe dore aragiye bampamagaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu ariko ubwo ku itariki 7 z'ukwa gatanu we yari yantoreye abayobozi arandega navuye ku kazi nsanga yandeze mu bayobozi ngo ndamuharasinga ndicecekera mutesha umutwe ndaceceka ndavuga ntabwo Imana ishimwe ntibi bintu akoze Imana ishimwe aranankingirana kugira ngo ntagenda ese shani urabona nishinze iki koko ntibazane n'ukuri hanyuma utanga ikirego cyawe gore mwiza rwose baraza bamutwara se bicara hari abayobozi bose bicara hari tingavuga ikibazo cyawe ariko wumva ukuntu yabikoze niba ari abantu bamugira inama simbizi abikora yirengagije ku ibyirirwa bikorerwa aho ngaho hose abantu baba babona ati rero tinge ikintu murega ati ambuza umudendezo ati gute tambuza kunywa inzoga
ati nta kindi, ati nge rwose mbuze amahoro, ati ibintu byo kutareka ngo nisanzure nga ndeke, ati nge ibintu nge ntago mbishaka. Ariko se nubwo iki nicyo wahamagariye abayobozi koko? Ntakuntu tubishyire hanze byose, ni byose dushyire hanze, nurabyemeye tubishyire hanze ahangaha? Ndabona ariko wabishatse. Nireka duhere mu mizi, tureke guca hejuru. Duhereye mu mizi. Byose bifata mu matwi. Ni aho nkubeshyera ntunyomozi. Ni kuko nifite ibimenyetso, ni nta hantu uri bunshikire. Icyo gihe naramutsinzi, watangiye yandega birangira mutsinzi. Byemezwa n'inyandiko yiyandikiye ansaba imbabazi. Byemezwa n'inyandiko bamwandikisha bamubwira ati saba imbabazi umugabo aranga. Ati ahubwo ngewe mume inzandiko z'inzira ntahe. Kandi ubwo covid nayo irimo iravuza ubuhuha hirya no hino. Turashaka urupapuro rwo gutahati cyane. Baramugoragoza abamama bamujyana hirya ati nta soni kuko ibintu urimo gukora kubona umuntu ko mbona nta kibazo afite bite byawe. Bamugira inama yagariye ubwenge kugiye ati ndamusaba imbabazi ntinabishyire mu nyandiko, kuko ngewe hari umwuka arimo kumbwira uti buri kintu cyose none bazajya akora ntakagushuke ujye ubishyira mu nyandiko. Izo mpapuro natangiye kugenda mbika. Yego. Icyo gihe arandika asaba imbabazi, abayobozi barazimbikira. Ntidutanga abagabo. Rero yabonye atabishobora, itariki 8, itariki 9, itariki 10 none nsubira ku kazi kanjye bisanzwe. Uko nasohotse nawe yahise ajya kunywa inzoga. Aragenda arazitikura kuko njyango yarimo kuziseza avuga ati n'ubundi ntago ndi bugumaha. Yabonye yanyweye bien kandi yarazi ko ninza byanga bikunda turi bupfe kuko yari yansabye imbabazi ko bitazongera. Yahise afata icyemezo cyaragenda. Afata twabona ashoboye aca harigendera. Yagiye ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu, ndaza baramamagara ataragiye, mpita nsaba uruhushya muri ayo masaha 8. Ndagenda ngera mu rugo, ntabwo nise nturagiye, niko numva ariyo makuru mfite. Ngo barabeshya gushira ngo ntuzi ukuntu abantu babeshya. Ntabwo ntiye ko wamugani ntibaranabeshya. Mbimubwira nge ndimo kugenda, ndimo kujya mu rugo. Ndagenda ngera mu rugo, ntabwo nisheri ntiko se ntuburi mu rugo koko? Ngo ndahari. Kandi aribo mpagaze. Yego. Ese ntiwaretse kumbeshya niwe ngiye ko ndi mu rugo, ntubu ndakubonye koko? Ngumva ngo nagiye ngo numva yuko waje ngo uzongere ushaka undi. Arongera ararimbwira inshuro ya 2. Mitamamagara nyina ndamubwira nti rero ntibyagenze gutya, umve ko nirinze no kubimubwira ibyo byaye byabaye ku itariki 7. Kwa ko mu byo yamoraga nabyo ngo nabwiraga nyina nabandi nanjye ntago nzongera kubivuga. Hako nawe ntukanyangize. Ese uzajya unkorera mabi ushake ko nceceka ngo sinkurege kuri mama undi muntu nzabwira ninde? Kandi ari we wakumpaye. Icyo nacyo akacyanga. Icyo gihe rero nibwo nabibwiye nyina ndamubwira haragiye ntinagira ikibazo rwose, ntuzambwire ngo mbana n'umukobwa wawe dore yagiye. Ndi imbere y'abayobozi ndimo ndagwamagara bumva nibagiye kubikorera inyandiko, ntatagira ikibazo ari buze guhura nacyo rwose. Ukaza kumbaza ngo ari hehe? Inyandiko barayikoze kuko nk'ibintu byagaragaraga. Inyandiko nyijyana ku kagari bankiraho kashi nayo ndayibika, nyijyana muri za dokima zindi ndicecekera. Ni ku itariki 10 z'ukwa gatanu, kwa gatandatu mu kwa 7, ku itariki 10 z'ukwezi kwa 7 nibwo bamamagara barambwira ati t-shirt yabaye akiza ahita yijya kwishakira n'ubundi wa wundi bakoranaga muri za nzoga ze. Ubwo wa wundi uwo nguwo bagiye kubana ntago ari we bahuye cyagihe muri bya bibazo nahuye nabyo bya mbere. Urimo mu by'ukuri byari bikomeye, ntago nayo kumenya ahantu nagwaga kuko ni Kigali nabonaga nabyo bitari bimeze neza. Nkatuza nkabyihorera kandi ndavuga nti sinzakwishyura aho kugira ngo nzakwishyure nice ikintu nemeye. Aya njyara ukundi nzabigenza. Urumva icyo gihe nge narimanukiye ndavuga nungiye gushaka none ibimenyetso bifatika. Ndibuka ko mu isengesho rya mbere nagiye gusenga nibwo bwa mbere ninjiye muri ADPR, kuko icyo gihe naramubwiye ni niba uwumva ko udashaka kugira ngo tuve muri Anglikani twakirwe muri ADPR nge rwose ndagusize. Icyo gihe yarabyanze, namubwiye ngo tujye muri ADPR byibuze kugira ngo ndebe ko ADPR barari ukuntu ADPR imyemerere
hari ukuntu ikanga abantu avuga ati naza hari ukuntu azaza yitwa nyine nk'umuntu uje gusenga wenda biye inyuma bigaragara neza nubwo imbere byaba ari bibi ariko inyuma bigaragara neza ibyo ngibyo arabyanga njye mfata icyemezo njya muri ADPR niga igice maje kwiga igice ndakirwa maje kwakirwa urumva na wa murimo wanjye narawukoraga mbona ahubwo nagenda neza cyane tuvuga ni wingi ntago byanshintege ariko yarabyanze icyo gihe maje kubyanga ngiye Rwamagana koko nagiye njya gushaka ibimenyetso ko abana n'uwo musore uragenda rero ndagenda ngerayo koko kuko nabwiye mu rugo ntinje gushaka ibimenyetso ati barabana ati ubwo fatirana tifatirana ati kuko barabana ndagenda nageze mu rugo saa 6 za nijoro nageze mu rugo nko mu masaa 4 ndavugana uko byagenda kose niwe nje gushaka ndebe koko niba abana n'uyu musore ndagenda nsanga koko ari mu gakaritsiye arimo aranywa muba hafi ndamugenzura saa 4 n'igice ziragera arataha ndabanza ngera naho baba ndagenda ngeze nsanga umugabo ari mu nzu yaryamye numva arimo aragona nsubira inyuma ndagenda ndavuga nti ubahanga niho ngiye kumutangirira yaraje mubona araza ajya mu nzu mu masaa 4 n'igice abanza gutongana n'umugabo we gakeya ndaceceka ndi ku muryango saa 4 n'igice saa 5 jyene namaje guhamagara abayobozi kuri umudugudu abanyerondo mpamagara kuri bo ndavuga mfite ikibazo iki n'iki mwamfasha yego tugenda bakora inyandiko hanyuma uyituzanire koko niko byagenze izo saa 6 narabahamagaye baraza barabakinguza bamaje kubakinguza yakubiswe n'inkwabonye ari njye ntabwo yari afite amakuru ko naje nta nubwo rwose nta nubwo ari kubyitegura kuko njye nahageze ni nijoro nabwo ni humura ntiwikange ikinzanye nuko unyemerera ugashyira mu bikorwa by'abayobozi bakubwira hanyuma mukajya kwiryamira kandi ikindi ntihagire umuntu ugukoraho bakureke ni kuko nugerageza no gutera urutambwe nturanzi ndakumerera nabi umugabo we ko yari abizi neza ko dora mpora mbimubwira ko nzamufata umunsi umwe bakaba banafite n'impungenge ko nagiye igishari ngo igishari ngo wagiyeyo ngo twumva ngo ko wagiye nyine ngo hari ubumenyi ngo wakuyeyo ngo uzatura abana ibyo ngibyo ninda bibabwiye urumva ko kikango yari agafite we niyo mpamvu yahise abimenya ahitaguruka kuko twajyanye n'umudamu umugabo yagiye kare turagenda tumaje kugenda umukuru w'umudugudu amukoresha inyandiko arasinya ko abyemera koko bamufatiye mu rugo rw'undi mugabo kandi yarasezanye arabisinyira abagabo barasinya urwo rupapuro ndarutwara nirwo nageje kuri RIB rurabafunga bafunzwe n'amakosa yabo bamaremo iminsi 30 urumva ko hari muri covid barabarekura bamaje kubarekura ndavuga ni ahanga noneho nibyo nashakaga n'ibimenyetso nishakiraga ndabifata byose ndabirundanya ubwo jondi nibwo navuze ni noneho reka nkurikirane ikirego ngiye kugikurikirana negera umuntu ari kumfasha arambwira ati noneho uyu muntu mwarabanye sigaho wimufungisha banza ugende ujyeyo umubaze niba mwakemera gutandukana ku bushake ndagenda njyayo ndabimubwira gusa iwabo bashaka kubyanga arababwira ati bitewe n'iminsi 30 namaze yo mureke ngenda byemera byabaye ngombwa ko tujya kwa noteri turagenda tujyayo tse ibi nibi tse Jean Marie ari ibintu mufitanye ntabyo tuvugana umwana ko bizajya bigenda n'ibiki byose turasinya yego tutandukana gutyo nubwo twatandukanye kwa noteri ko ntago birarangira imbere y'amategeko gasa rero nshingiye kuri icyo ngicyo niyo experience naravuze nuko byagenda kose ndimo kugendana n'ijambo rivuga ngo uko byagenda kose uzapfa urimbwa gasa singiye kukubeshya sinjye nsinzira urumva izo ndirimbo zanjye nakoze indirimbo navuze nta handi hantu nshobora kuruhukira kuko nirindaga gukora indirimbo zisa nkaho yazumva message irimo akaba yabirakariramo indirimbo ya mbere nashyize hanze niyo yabaye bifu nshyira hanze indi ndirimbo ya kabiri biba bifu noneho amfata nk'umugambanye tusigaye nyurira no mu ndirimbo tubundi si cyo ntumva ni igiki ndumwana ko se waretse nibingibi nubwo bibaho hano hari n'ahandi biba ni kandi si we nabwiye ngewe ni vibe Imana yampaye ndandika kandi twahuye nandika ntese izo naririmbaga abakecuru n'amama bakarira niwo nabwiraga rero ntiwifata muri iyo sansi arambwira ati izo ndimbo zawe ati rwose ati nta naho zizagera ati ntaho zizagera atuzapfura imbwa ati wowe nyine akansha intege akandekuraja nkavuga neko n'uyu muntu koko
ahantu byari bigeze nabonaga byari byiza yaretse. Nibwo bwa mbere 2018 icyo gihe nanone muri Expo mu kwa karindwi nibwo nawe na Gerard Mbabazi nari ndinze stand yabo ndatumwereka ati none se utugenda kuri Sydney yego amuza na Peace Nicodemus. Nibwo bwa mbere ndimbo zanjye bazikinye kuri radio yarazumvisha arangije arabati teko noneho tuzikusigaye noneho tiwarakomeye tuziko za ndimbo nazumvishe kuri radio tingakomerezaho. Niryo jambo yambwiye ndavuga nuko byagenda kose indirimbo zanjye ubwo ni muri bwa buryo ndimo kukubwira nti ndimo ndarwana n'iki gikomere. Negere muvandimwe arambwira ati fungura cano izi ndirimbo zawe zishireho niba wumva koko hari n'ubutumwa ukomeje cyangwa se hari ibindi wazakomeza ndabigufashamo ariko indirimbo zawe utazazibura. Wabona hari n'izindi uzandika kandi zari koko zanditse ntarashyira hanze ngo kuko navuze ngo reka utwo turimbo twanjye ntucungireho. Nta kibazo wanavuga cano yawe kugira ngo nakurikira iki kiganiro babe banareba indirimbo zawe cyane ko harimo urumva n'ubutumwa. Hari n'abandi bagabo beriga barababaye kuko icyo gihe urumva iyo channel ni Right Media TV. Right Media TV niho nazishyize ndagenda nzishyiraho hari n'utuganiro njya nkora ngo barabibona. Urumva muri icyo gihe nagiye mpura n'abantu nabo cyane cyane aba mama bagiye bahura n'iryo hungabana mu rugo nanjye nkagenda mbabwira uko byagenze bakanyumva nanjye nkabumva. Hariho bamwe bifuje kuzajya bacisha ijambo ry'Imana barabikora. Hari n'abandi bifuje kuzajya bacisha ibiganiro bigamije kurwanya kugwingira kw'abana nabyo barabikora. Ariko nkacishaho nanjye na twatuganiro urumva ni mu byo bwo gushakisha gasa nago ni mu byo bwo gushakisha kugira ngo nanjye byibuze mu minsi iri imbere azabone ko nanjye hari ikintu nagezeho. Ariko Austin yavuze ijambo ari ryo ririmo gutuma nkomera. Yaravuze ngo umudamu cyangwa se umugabo umwe muri mwebwe nubona gutaye. Yarabivuze yice muri Kiss FM. Ijambo ndarifata. Yaravuze ngo ntuzababazwe nuko yagiye ahubwo uzakore cyane mu minsi iri imbere uzatembere muri ya makaritsiye y'abamo abona ibintu byarahindutse. Ati buriya nta kintu kibazo nko kubona umudamu we cyangwa umugabo wawe urimo kumuha bitanu uri nko mu modoka wigendera. Avuga ne ko Austin ubu ngubu sinjye ubwiye nk'ibi bintu nge nzabigeraho ryari kugira ngo byibuze azarebe ko ubwo yavuze ngo nzabupfana byibuze azabone ko ibyo bintu atari ko byagenze. Navuze rero ntago nakimura wenda mu buryo bubi reka nanjye ntangire nkoresha imbaraga wenda yege nanjye Imana bizemera nkazafata umwanya nanjye nkasubirayo nkagenda nkamubwira nti Imana yarabikoze. Hanyuma hari abantu bajye batekereza rimwe na rimwe ejo nibwo noze mbikubwira umugore tuba twumva ibikomere byinshi ari by'abagore ariko hari n'abagabo bahuye n'ibibazo. Abagabo uyu munsi nabo bahuye n'ibyo uri gucamo wababwira iki cyane ko nawe uyu munsi gikomere ni kibisi kwiyakira byaranze? Ikintu ndibuze kubabwira nibareka amarangamutima kuko twayoboye n'amarangamutima. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri kumva ngo runaka yakoze iki ngo nanjye ndagikora kuko mu bintu byatumye tunashyuha hari abavandimwe twabonaga bakora ubukwe teka natwe twabukora cyane cyane ko buriya ubukwe umugabo niwe ubutegura kuko buri umukobwa ntashobora kubona inzira y'ubukwe niyo wayishyiramo umusore bitamurimo ntago yabikora. Ariko nge byari bindemo nabishyiramo n'imbaraga. Ikintu nge ndibuze kubwira abo ngabo bose gusara bari mu rugo babanye neza bakomerezaho kandi bizerane kuko kwizerana nicyo kintu cya mbere. Icyizere kidahari ubundi biba byasenyutse. Hari igihe nasohokaga mu rugo nkagenda mvuga nti none ndasanga ibintu byahungabanye ya stress akaba ariyo ngenda kurumva impamvu utamwizeraga nibyo wajya kubona. Nagendaga nzi neza ko hari umuntu w'umamagara ati ngwino utoragure. Ibyo rwose nabaga mbyiteguye narabigendanaga nkumva ubwanjye nkumva nk'umuntu twagiye kuzatureka kuko ntago nkubeshya iyo bigeze nimugoroba ari ukuntu njya kumva nkumva mu mutwe hajemo ikintu cy'umuriro nkabyuka ari na saa moya zitaragera nkabanza nkakara mu mutwe kugira ngo numve ko nagarura imbaraga. Ibyo ni ibintu bimbamo nkumva harashyuhiranye. Urumva n'ibyo bintu byose nagendaga ntekereza nkumva rimwe na rimwe ngiye nko kubastinga ariko nkavuga nti nta kundi nzagendana nabyo mpaka kugeza igihe n'isaha n'umunota ibi bintu bizarangirira. Ubu rero saa tuvugana rero ndumva ntuje kubera ko n'ubwo wenda twagiye kwa noteri tutaragera wenda mu rukiko ngo babirangize ariko byibuze uko biri nuko ngo nicyo kintu ubu ngubu ndimo kurwana nacyo kugira ngo Imana niba koko yarabyemeye ko itagomba kumbanya nawe
izabishyire ku mugaragaro birangire nanjye nkomeze ubundi buzima. Ni iki wabwira umudamu wawe nareba kino kiganiro? Ni nacyo kibazo cyane. Biranambabaza aho hantu yagiye, urumva yagiyeyo abyarirayo n'impanga, ari nacyo kintu cyaje kunkura. Ndavuga ni nubwo yankoreye ibi byose njye naranabimubwiye, njye nta target yo kugufungisha mfite. Ni hariya impamvu babafunze ni ukubera ko hari ibyo, ni kuko no mu babakurikiranye ni ubugenzacyaha bwari bugukurikiranye, njye nta hantu twari kubonanira. Nimwe mwafunzwe n'amakosa yanyu kandi warayakoze. Nti rero aha ngaho ndagira ngo nkubwize ukuri ko aha ngaho ndagira ngo dutandukane ku neza, nta bindi bintu bijemo, nta bintu bya bifu by'imiryango, wirerera abana bawe. Yego. Nibi ngibi bitazaba amateka. Arabinyemerera. Ikintu kimbabaza nuko nahari atubatse, kuko baratandukanye. Baratandukanye, bari kwa nyina. Shambanza karande zibaho kuko. Wumve ko ibintu mvuga bifite ireme. Urumva bicaraga barwana, kuko amakuru urumva mba nicara nyafata buri kanya. Bicaraga barwana kuko n'abarijya yampamagaraga ubwe. Kambwa ati Tijama, ati reka ndeke kuvuga sheri kuko ikintu mukundira, kandi nk'ubu ngubu muhamagaye kambwa ati Runa, ati njyewe mfite uburyo bwo kugufasha ariko mbere inyangamugayo umbwize ukuri. Nk'ubu muhamagaye kamubwa ati mfite uburyo bwose njye naguhuza n'umugabo wawe, ariko mbabara umbwize ukuri, nyirabayazana nindi. Ni ukuri pe, nicyo mukundira yabikubwira. Yakanga kubivuga kubera ko mpari, ariko we yabikubwira. N'undi yabimubwira akamubwiza ukuri pe. Iyo yabonye byaje mu buyobozi niho yifata. Aba arifata kananyumvisha buryo kinanye mfite amakosa. Kandi nanjye sinayabura koko nk'umuntu, ariko byageze aho ngaho yabikubwira pe. Yarampamagara arambwira ati inkono utankubise, ati nabera mbonye umuntu nkubita. Yaramukubise icyo gihe numva nanjye biranambabaje, kuko abaturanyi barampamagaye ati yamukubise nta nubwo arimo kuva mu nzu. None ibyo ngibyo nibyo washatse. Ninjye sinigeze nanabitinyuka n'umunsi n'umwe kuba nagukoza n'urushyi. None umva birirwa bagukubita, ariko nta kundi byari kugenda. Buriya n'ikimana yamwandikiye, ariko izi saa tuvugana ntago arurimo, ari kwa mama we. Hanyuma Jama, tanga nimero yawe, wabishaka kuba yakugisha inama cyangwa se hari ikindi yakubaza azaguhamagare nta kibazo. Kandi ikindi abantu rwose bareke tuvuga ibi bintu biba byatubayeho, bareke kubona umuntu arimo kuvuga ibintu nk'ibi bajye ngo batukane, ngo ntabwo byari ngombwa kubivuga, ngo kuki se abadamu bahura nabyo bakajya kuvuga. Bareke kubibona mu yindi kote, babanze batekereze neza umushinga bagiye kubaka. Bumve ko ushobora kuraninga cyangwa se ugafeyaringa. Icyo ngicyo bagitekereze, kandi bareka amarangamutima abarurimo, kandi bizerane. Kuko agahenge nagiraga gatoya mu rugo nabonaga biryoshye. Nabonaga biryoshye pe. None watanga nimero yawe? Nimero yanjye ni 078, ariko ubwo banyandikira kuri WhatsApp kuko kuyihamagara ntabwo bijya byemera. Kubera iki? Mu buryo bw'umutekano wanjye. Mu buryo bw'umutekano wanjye niko nabishatse. Kereka iyo numva atari umuntu uza ambwira ibindi bintu biri bunkomeretse. Aho ngaho ashaka kumbwira ati komera turi kumwe, nshobora kumuha access akazajya mvugisha. Ariko nk'abantu babaje nka gutya ntago byemera. Ni 078 45 12 110. Kandi nanone ikindi twasaba abanyarwanda badushyigikire kuri Right Media TV, badufashe rwose, badutere n'inkunga. Kandi namwe twabashimiye Gasa, twabashimiye nibwo bwa mbere ngeze kuri Gasaro TV. Kandi ntago navuga ngo nibwo bwa mbere duhuye, ariko ngenda gukurikirana buri munsi. Gukurikirana pe. Ndumva rero nuko bimeze, ariko mbere na mbere Imana, nkuko ahantu henshi ngenda mbivuga. Abagabo barabona umugani w'umunyarwanda. Jama, njye nakubwira ihangane, komera. Uno munsi abagabo bandi bari kubicamo, ariko amugani babuze ukwihangana. Hari na rimwe na rimwe kugira ngo umuntu yice mugenzi we, tujya tubyumva cyane. Watandukana n'umuntu mu mahoro, wafashe icyemezo cyiza cy'abagabo, ndetse kuba utarakubise umugore nabyo burya ntago ari ubutwaro. Ukavuga uti reka dutandukane, ndetse no kuri experience yawe n'abandi barumva ko atari bubonye. Nakoraga mu kigo cyampaye discipline. Buriya
buriya umuntu ukora mu bintu bigendanye no gucunga n'umutekano bari abantu bafite discipline yihariye njyewe ndatanga umutekano mu bandi nkirirwa ndinze iby'abandi hanyuma mu rugo iwanjye bikajya kuzamba ntago byashoboka ntago nakamera ko nshishamo iryo jisho niyo mpamvu nirindaga ni ukuri wakoze cyane ku buhamya bwawe ndetse buri buze gufasha benshi kandi ukomeze wihangane ukomeze wishingikirize ku Mana ni ukuri rwose namwe turabashimiye rero Imana ikomeze kumpera umugisha kandi ikomeze nakwagure kuko buriya njya mbibwira abantu abwira nti hari abantu bubaka bafata izina ryabo bakaryubaka mu buryo buri professionnel badaciye mu zindi ngeso mbi nk'iyo turebye Gasaro TV kuki abandi bo batakubaka business akabatireka ntangire business ngoye ariko mu minsi iri imbere ndabizi neza ko Imana izabiteramo inkunga cyane akabatireka nkora ibintu bitabangamiye abandi ariko ugasanga hari abantu nyine bumva ko bashaka kunguka baciye mu zindi nzira turagushimira kubera ko nawe hari isomo ugenda uhereza abantu benshi urakoze cyane hari isomo ugenda utanga n'abandi benshi baze bakurebereho bakubaze ngo wabikoze uti abo bantu nibo dushaka urakoze cyane rwose nawe Imana igushyigikire kandi tukaba tubashimiye murakoze yego Gasaro TV.